Welcome to a little bit tech where every electronics challenge has a solution. The hustler, the fighter, the troubleshooter, the reality of electronic repair. Never give up mpaka nyagize. Reka dukomeze rero n'isomo rikurikira. Reka dukomeze na part ikurikira. Bwashize twarebeye hamwe uburyo wakura screen kuri tuno dufone dutoya tw'amatushi. Uyu munsi rero tugiye gukomerezaho tureba party ikurikira yo guteraho screen. Ikurikira guteraho screen. Ewana kabisa amasomo twaratangiye naho genti ukigera kuri YouTube Tech menya kugiye kumenya ibintu byinshi ugiye kubimenyera online. Niba utararebye video ya mbere yuko bakura screen, subira muri video yabanje ubirebe neza, ujye uyireba uyisubiramo mpaka ubimenye. Hanyuma ahangaha biragenda gute? Abanzure menye ko za nzira zihanaguye neza. Nurangiza urazana screen yawe. Nkwibutsa gukanda subscribe niba uri mushya kuri YouTube Tech. Kandi niba nawe duhora tubana, jya wibuka kwandika comment ukande na like. Hanyuma twakomeje. Taburo urayibona dore ngiyi. Ntabwo uyaramutse uyiteyeho imeze gutya wajya kuyikoresha ugasanga bimeze gutya, ntabwo byakora kuko yaba iri ku matushi. Uramutse nanone uyiteye imeze gutya wayegura wajya kuyikoresha ugasanga irubamye. Icyo usabwa ni iki rero? Urayubika irebana n'amatushi kugira ngo nuyegura ize kuza itureba. Urayubika irebana n'amatushi. Nurangiza hano ifite utuyira. Za nzira zayo zingahe? Uramakinga sure ko buri kayira kari ku kandi. Tureka ari akambere. Making sure ko kariho neza, ubundi ubone utangire gutera screen yawe. Twagiye. Numara kugashyiraho gutya ugateretseho akambere kariho. Niba kariho urahita ukozaho verasudi kabanze gafate, utere n'akanyuma kabanze gafate kugira ngo ibifashe nyine gutya. Nurangiza ubone kugenda usubiramo ziriya nzira neza witonze. Icyo ugiye gukora nta kindi, ugiye gufata verasudi yawe gutya ugende unyuza kuri buri nzira. Nono urifashisha agatoronovisi ko gutsindagira hariya ariko gahoro, ubundi ushyireho verasudi ku ryinyo rya mbere, ujye ku rya kabiri, ukomeze no ku yandi. Igihe ubona ridafashe neza usubire inyuma wongere ukozeho, ukomeze no ku yandi menyo neza witonze gake kandi udatindijeho. Ibuka kudatinzaho, ariko nabwo utirikanse udatindijeho cyane. Kuriya dore ushyireho n'aka kandi n'aka n'agakurikira twose udutere. Kubona tutafashe usubira inyuma gake. Noneho nurangiza urebe neza ko nta nzira yahuye n'iyindi. Ko nta nzira yaba yahuye n'indi. Nta nzira zafatanye. Ko nta nzira zafatanye. Ntazo. Numara gusanga rero nta nzira afatanye n'indi, icyo uzakora ni uguhita ufunga telefone y'umukiriya. Ubuse
abantu bababwira ngo electronic ngo nta mafaranga igira. Ubu ngubu 3,000 bikoreye mu minota ingahe? Tubwizanye ukuri, 3,000 bikoreye mu minota ingahe? Kandi ubu ngubu twakoze gakeya kubera ko twari turi kwiga, twakoze gake cyane gahoro gahoro, aho twari turi mu isomo. Ariko ibaze igihe noneho uri mu kazi, ibaze igihe uri mu kazi kunyuzaho bivuze ngo barababeshya ngo electronic ngo nta mafaranga. Ubu ubikoze mu minota ingahe? Aya ngaya ubu ndayakoreye. Hanyuma icyo ukora ni ukongera ufunga ya telefone, uragarura ka gapapuro wakuyeho, wongere ugashyireho, nurangiza usubize screen yayo hariya. Numara kuyisubiza hariya, uzane cover y'imbere uyishyireho. Bitwaye iminota ingahe? Niba uri mushya kuri YouTube Tech, twatangiye amasomo duhereye kuri ibi, ariko haracyari n'ibindi. Twatangiye amasomo, ibuka gukanda subscribe niba uri mushya kuri YouTube Tech kugira ngo utazacikwa na video z'ubutaha. Amasomo tugenda tubanyuzaho kuri YouTube Tech kugira ngo utazacikwa kabisa. Ibuka gukanda subscribe ndetse no gufungura inzogera kugira ngo amamenyesha ajya kugereraho igihe cya uploading isomo rishya, uhita ubona imenyesha, tubona notification ikumenyesha ko ari YouTube Tech yagejejeho video nshyashya. Ubundi hasigaye dukomeze twiyigire, dukomeze twagura ubumenyi. Ikintu cya mbere ni ubumenyi kabisa. Ubundi dukomeze twagura ubumenyi, dukomeze twimenyereze umwuga. Rwose ibuka gukanda subscribe kuri YouTube Tech. Niba uzi kuri mushya kuri YouTube Tech, ibuka gukanda subscribe button. Hasigaye twikomereza. Tuzasubire muri video z'ubutaha rero turebera hamwe n'andi masomo agiye atandukanye. Nakubwiye ko ugomba kuba wicaranye ibitelefone byapfuye hafi aho ngaho, ukuraho unateraho screen mpaka ubimenye. Niba utayibonye neza, ugenda usubiza inyuma ureba uko ibintu bimeze. Ndagushimiye rero, ndagushimiye cyane ugeze kuri uyu mwanya tukiri kumwe. Tuzasubira mu masomo y'ubutaha. Never give up mpaka nyagize.